abantu birangaho bakavuga ngo reka tuvuge ngo iravuze mwamwitera umwako, ariko ijwi ry'Imana ndarizi neza. Uyu munsi wa none mu gitondo ivuze nimugoroba bishobora gusohoza. Mu cyimbo cy'imiringa nzazana izahabu. Mu cyimbo cy'imiringa hazazamo izahabu. No mu cyimbo cy'icyuma nzafuzana ifeza. No mu cyimbo cy'icyuma, ariko Imana ishimwe kugira ngo uhinduke uwuriwe, yihanganira akaga, yihanganira amakuba. Dore ukuntu yabyihanganiye, yaravuze ngo ni mumbambe bamutera imisumari, murabizi uburyo yababaye we, abamanywa ngo n'ibisambo bibiri. Kuba barimo baragira ibyo bagutuka utanabikoze ni ukubera iki? Nta umugaragu ntaruta shebuza, ndambambanwa n'ibisambo bibiri, ariko kimwe kimenya ubwenge ngo kiramubwira ngo databuja ntabwo hazaza ibikubabaza, ntabwo hazaza ibigukatagura. Mu cyimbo cy'ibyo bitaga ibintu n'uwo wabonaga bifatika hazazamo ifeza. Akajambo kanyishe cyane yavuze ngo gukiranuka. Ndumva nshaka kuvuga ku gukiranuka. Haleluya. Ndumva nshaka kuvuga ku gukiranuka, ukuntu gukiranuka gutuma umuntu, ndumva ni nayo ntego y'ijambo. Gukiranuka gutuma umuntu gukiranuka gutuma umuntu ahantu yadaseba. Gukiranuka gutuma duseka, gutuma umwanditsi wa Bibiliya babaza ngo yaranditse aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, aravuga ngo nicyo gituma ntamwara, aravuga ngo nicyo gituma nkomera mu maso yanjye akaba nk'urutare, aravuga ngo kandi nzi yuko ndazakorwa n'iso kuko tsindishiriza ari bugufi bwanjye. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo uko ni ugukiranuka kwatumye avuga ayo magambo, kubera yuko yari mu gihe cyari kimukomereye, ariko aravuga ngo nubwo ibibazo bikomeye cyane kuko umwami Imana izanabara, nicyo gituma ntamwara. Uri hafi nakunda gusubiza kandi nkwifurije amahoro y'Imana kandi ukunda kumva ijambo ry'Imana no gukurikira ijambo ry'Imana aho uherereye hose. Rero ndagusuje mu bice bitandukanye by'isi yacu, amajyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba ndetse n'uburengero bwaryo, diaspora mwese aho muherereye mwese ndabasoje kandi mbifurije ineza y'Imana kandi mbasabira kugira ngo Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu. Ni Excellence TV Rwanda, kuri subscribe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose umunsi ku munsi. Ikindi nagusaba nimba ikiganiro kibonye ukakishimira kumva urafashijwe, wifashwa wenyine n'abandi bakeneye gufashwa, gerageza usangize abantu bawe bose abazi bose, basangiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ijambo rivuga ngo niyamenye ukuri niko kuzaba bato. Nta kintu kitugenza hano, nacyo kigenza hano uretse kwamamaza Yesu Kristo, uretse kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo abantu babahoboke. Nkunda kuvuga ngo turi mu gihe cya nyuma, mu gihe cy'umugoroba, Imana iri kweza umugeni kugira ngo izamwishire adafite ikizinga cyangwa se umugayo. Bashobora kuhara batakuzi, bakubonye n'atakona ko uyu munsi hagenda haboneka abantu bashyashya. Mwitwa bande? Nitwa Mukasoni Esther. Yego. Umugore. Gw'abana 7. Ntabwo njye mbyemera, nzagusura ndeko kuko ari byo. Ntabwo urabona wabimenye rata. Ntabwo wabimenye rwose. Urabona ko agaragara nk'umujene. Nirihe bagukoresha kugira ngo ukomeze nk'uko abivuze ukomeze umujene kandi ufite abana bari gukoresha iribanga ni Yesu gusa cyangwa ni n'utundi tuvuta wisiga? Sinzi nimba haba amavuta abantu bisiga bakagomeza ari abajene nk'uko mubivuze. Ni ibisanzwe mu buzima busanzwe, gusa nkunda gusenga. Yego. Ya mavuta bizana yakugeza gutyo. Ya mavuta ava mu gusenga. Birashoboka, ntabwo mbizi uko meze, ariko nkunda Imana. Icyo nirizwa nuko nkunda Imana. Yego. N'abantu bayo. Yego. Mukunda nanjye ndimo. Noneho reka tugusabe rero mbere ko twinjira mu kiganiro ubanza usenga Imana kugira ngo Imana ibaye natwe mu kiganiro cyose tugiye kugirana. Ni kare mwasenga Imana. Data turagushimiye, uri umubyeyi ngo byiduhetse, ngo byihetse ibihugu byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo uhetse u Rwanda gusiga Burundi, uhetse Burundi gusiga Amerika, ntabwo uhetse Amerika gusiga Ubufaransa. Uko ibihugu byose biri mu isi bimeze, uri ngo byiduhetse. Turagushimiye, tugushimiye ubwo duheruka undi mwaka, none tugeze muri 2024 turi amahoro. Icyubahiro ni kibi cyawe. Amen. Izina ryawe nirihimbazwe,
iki kiganiro tugiye gukora, iri teraniro tugize, wagize neza kutugira ishyanga ringana gutya. Iki kiganiro tugiye gukora, uburyo tugiye kwasama tukakuvugira, turagusabye cyane ngo ntihaba ari twebwe. Dusabye ubwenge bwacu nibubure, Uwiteka Imana intekerezo zacu zibure, twebwe tubure, haboneke we Kristo. Tumuhereje ikaze na karibu, tugukinguriye ibyumba byose, ibyo badukurikiye mbere na mbere ibyacu twebwe tugiye kuvuga, nta hantu hamwe tugukinze. Uzuba ari wowe uvuga, natwe twemerere tube mikoro itagira diyezi, kandi abadukurikiye ibyumba byose mwami nyemerere ugemo ntugire na kimwe usigaza mu kirimo. Turagushimiye ko ubikoze. Imitima yacu Uwiteka icishwe bugufi ya n'ijambo ryawe, ko bwa Yesu Kristo wanesheje rimwe gusa. Amen. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza udusengeye. Ariko gira murane ntabwo. Yego. Ahubwo duherukana wari gutanga mu butumwa Imana yari yaguhaye, ariko tubwira ko hari n'ubundi butumwa ufite bw'abadayimu cyangwa se by'umwuka mibi Satani yazanye ku isi. Sinzi nimba ibyo wateguye ko niba ko byasha bintu tuganiraho, ariko uko umwuka yaguhaye ariko tuganira. Sibyo? Ko bisabye uko umwuka ari butuyobore niko turi bugende. Ndumva naguha karibu rero ugakomeza. Yego. Murakoze cyane mwese abadukurikiye. Turabakunda kandi ngira ngo ni ubwa kabiri mbonetse ku musaraba, ariko uburyo ki mwagiye mugaragariza ko ibiganiro twakoze bya mwabikunze byankoze ku mutima. Umwami w'amahoro utateranirwa ngo yibagirwe umurimo, abantu bakoranye urukundo baduhera umugisha. Amen. Turabakunda natwe. Umukozi w'Imana yarambajije ku butumwa mfite bw'ikigurube, abadayimoni ukuntu bamanukiye mu ngurube, ariko numvaga ndi bubivugeho, ariko ndumva bidakunze, twazabigarukaho mu kindi kiganiro. Hanyuma ahubwo tuganira ku ijambo ry'Imana. Amen. Biri gufasha umutima wanjye. Turaganira kuri Yesaya 60. Yesaya 60. Yego. Yesaya 60 turasoma n'umurongo wa 15. Yesaya 60 umurongo wa 15. Yego. Haleluya. Imana n'ubundi aradufasha. Yesaya 60 umurongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu. Yego, ndakubwira ko bigarukira. Umurongo wa 15 haranditse ngo nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari ukikunyuraho. Nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari ukikunyuramo. Nzakurutisha abandi. Nzakurutisha abandi. Nguhe ubwiza buhoraho. Nguhe ubwiza buhoraho. N'ibyishimo by'ibihe byinshi. N'ibyishimo by'ibihe byinshi. Kandi uzonka n'amashereka y'amahanga. Kandi uzonka n'amashereka y'amahanga. Uzonka amabere y'abami. Uzonka amabere y'abami. Nuko uzamenya yuko ngewe Uwiteka ndi umukiza wawe. Nuko uzamenya yuko ngewe Uwiteka ndi umukiza wawe. N'umucunguzi wawe. Umucunguzi wawe. Umunyembaraga wa Yakobo. Umunyembaraga wa Yakobo. Mu cyimbo cy'imiringa nzazana izahabu. Mu cyimbo cy'imiringa hazazamo izahabu. No mu cyimbo cy'icyuma nzazana ifeza. No mu cyimbo cy'icyuma, ariko Imana ishimwe. Haleluya. Mu cyimbo cy'icyuma nzazana ifeza. Mu cyimbo cy'igiti nzazana imiringa. Mu cyimbo cy'igiti nzazanamo imiringa. No mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. No mu cyimbo cy'amabuye nzazanamo ibyuma. Ntabwo ari amabuye azaza. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe cyane. Amahoro niyo azagutwarira. Amahoro niyo azagutwarira. Njyewe rero ndi umubyeyi, narabyaye. Gutwarira ni ikintu numva cyane. Noneho doke Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo amahoro niyo azagutwarira. Yego. Kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe.
urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe. ntihazaba gusenya no kurimbura, ntihazaba gusenya no kurimbura, aho ingabano zawe zigera hose, aho ingabano zawe zigera hose, ahubwo inkike zawe ahubwo inkike zawe uzazita agakiza, uzazita agakiza, n'amarembo yawe uzayita ishimwe. n'amarembo yawe uzayita ishimwe. Ku manywa izuba si ryo rizakubera umucyo, ku manywa izuba ntabwo ari ryo rizakubera umucyo, kandi ukwezi siko kuzakubera ukwezi, kandi ukwezi siko kuzakubera umwezi, ahubwo Uwiteka niwe uzakubera umucyo uhoraho, ahubwo Uwiteka niwe uzakubera umucyo uhoraho, kandi Imana yawe niyo izakubera icyubahiro, kandi Imana yawe niyo izakubera icyubahiro. izuba ryawe ntirizarenga ukundi, izuba ryawe ntirizarenga ukundi, kandi ukwezi kwawe ntikuzijima, kandi ukwezi kwawe ntabwo kuzijima, kuko Uwiteka ariwe uzakubera umucyo uhoraho. Uwiteka ariwe uzakubera umucyo uhoraho, n'iminsi yawe yo kuboroga izaba ishize, n'iminsi yawe yo kuboroga izaba ishize, kandi abantu bawe bose bazaba abakiranutsi, kandi abantu bawe bose bazaba abakiranutsi, bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose, bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose, bazaba ishami ritereye umurimo w'intoki zanjye umpesha icyubahiro, bazaba ishami ritereye umurimo w'intoki zanjye umpesha icyubahiro. umuto azagwira abemo igihumbi, umuto azagwira abemo igihumbi, uworoheje azaba ishyanga rikomeye, uworoheje azaba ishyanga rikomeye. njyewe Uwiteka nzabibutsa igihe cyabyo nigisohora, njyewe Uwiteka nzabibutsa igihe cyabyo nigisohora. n'ayo magambo tugiye kuganiraho. Imana ishimwe. amen, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze iki? iravuze ngo nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari umuntu ukikunyuramo. ari igihe umuntu aba mu bihe abantu bose amaboko yose akamujugunya, ariko nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari umuntu ukikunyuramo. ngo Uwiteka azaguha ubwiza burutaho. mbega hari ubwiza abantu bashakira mu mavuta, hakaba ubwiza abantu bashakira mu buranga yenda baba baravukanye, ariko umuntu Imana yasize iranamutaka, kandi umuntu Imana yahaye igikundiro nta muntu ushobora kukimwambura. ni ukuvuga ngo Uwiteka Imana ishimwe azakurutisha. twasomye aratubwira ngo Uwiteka azakurutisha ayandi mahanga. Imana ishimwe. nubwo wari wararetswe ukanga ndumva mfashijwe. Imana ishimwe. nubwo hari ibyagutaye bikagenda byagiye Imana ibireba, ntabwo Imana yari yasinziriye. birumvikana ko kwangwa kwawe Imana yarabirebaga, ariko ngo izagusumbisha amahanga. kandi yavuze ngo ntabwo ari ibyo gusa, umubabaro warawugize utuma wirabura, ngo izaguha ubwiza burutaho. Imana ishimwe. ubwiza burutaho iyo mbuvuga ngenda byumva mu by'ukuri. ukurikije igihe maze cyangwa se imyaka maze cyangwa se igihe maze kubyarira aba bana, iyo Imana ivuze ubwiza ndabyumva cyane. nigeze kubaho nakwisiga amavuta bita ikambiri. ni amavuta y'amamesa bateka, akavamo amavuta nyine abantu bakisiga. hanyuma aya mavuta narayisigaga nkasa neza, abantu bakajya bambwira ngo urakeye, ngo umeze neza. iyo Imana ivuze ngo nzaguha ubwiza, iguha ubwiza budashingiye mu mavuta, ubwiza budashingiye, kubera ko twe dufite amavuta tutajya tubona muri Nakumate, tutabona muri Serena, tutabona hariho hose, amavuta tutabona mu masoko yose mujya guhahiramo. ni amavuta yitwa Dorere, kandi ugiye mu masoko asanzwe ntabwo habona Dorere. aya mavuta rero iyo yisize, uwunyuzeho wese aratangara akavuga ngo Dorere ngese yari runaka, wa wundi twahoze tuvuga cyane, wa wundi twahoze tuvuga ngo bimucikiyeho. izaguha ubwiza nubwo wari wararetswe kwangwa. ntabwo urwo rwango rwakubayeho, ntabwo Imana kwemera ko ibyago n'amakuba bikubaho, ntabwo ari uko yagutaye, ntabwo yagusize wenyine, ahubwo iraguhetse ku mugongo wayo, kandi iracyakuzirikana. nubwo rubanda rwakujugunya, niko Imana yabishatse kugira ngo batakumenyera. ubundi reka nkubwire, umwana w'umwami muzarebe mu bami bose basanzwe, ntabwo ntanzeho urugero, ariko uzi
witegereza abami bose basanzwe abana b'abami ntabwo bavogerwa, bakundana nyine n'ababana n'abantu nyine bari aho ngaho nyine nabo bari muri ibyo byubahiro. Natwe rero Uwiteka Imana arareba akabona ntabwo turi abantu bo kuvogerwa, akavuga ngo reka muteze ikibazo gituma umenya abo mubana abo ari bo, bakakureka bakakwanga. Ariko Imana amerutse guteranira ikabuga ahantu bita igako umudamu atera ikorasi nari maranye iminsi numva iri kuntuga, aravuga ariko Imana ntiyadutaye ngo ntiyadusize twenyine, ngo twabonye ukuboko kwawe, ngo tubone imbabazi zawe nyinshi. Imana ishimwe. Uwiteka ntiyagutaye muri bya bibazo, Uwiteka ntiyagutaye muri ya makuba, Uwiteka ntiyagutaye rubanda rwakujugunye, Uwiteka ntiyakutaye amaboko yose nta n'umwe musigaranye, ntabwo yagusize wenyine. Imana yarakwiyeretse muri 2023, dore niyo turangije, uhereye aho twatangira ariko tukatuvuga umwaka dukutsemo, ukuboko kw'Imana warakubonye, ubona imbabazi z'Imana kandi ubona kugira neza kw'Imana. Imana yakweretse inyinya yayo yikuye ku mutima. Uyu munsi wa none ibyabaye ibyo byose uracyasereganya usenga Imana uvuga ngo ndacyakwemera Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Mfite indirimbo na hanze, harimo igitero cyaho cya nyuma kivuga ngo ibyubahiro ngo byo mu isi ngo byo ngo bijya ngo bigera ingigiye ngo bikagira ngo garanti bikarangira, mbega muri makeya ngo ariko icy'Imana turakimukana, icyubahiro cy'Imana turakimukana, umutungo wimukanwa, icy'Imana turakimukana. Hariho igitero, hariho agatero aho ngaho kuri iyo cya nyuma kavuga ngo ariko ngo nubwo wabona umeze nk'uwakozwe n'isoni n'ibimenyetso byo guseba bikagufata, ngibyo ntabwo ari ibyagukojeje isoni, kwari kugira ngo umenyekane, ngo kandi muri ibyo ngibyo hahishemo ibanga. Umunsi ryahishuwe abantu bose bazagufasha gushima. Ntabwo Imana yadutaye, ntabwo yadusize twenyine, twabonye ukuboko kw'Imana. Imana ishimwe. Bibiliya yavuze iki? Yavuze ngo mu cyimbo cy'ibyuma ngo Imana izagira gute? Izazana imiringa, ngo izazana ifeza mu cyimbo cy'ibyuma, ngo Imana izatuzanira ifeza. Ntabwo hazaza ibyuma nshuti yanjye, ntabwo hazaza ibikubabaza, ntabwo hazaza ibigukatagura. Mu cyimbo cy'ibyo bitaga ibintu n'uwo wabonaga bifatika, hazazamo ifeza. Aha akajambo kanyishe cyane, yavuze ngo gukiranuka. Ndumva nshaka kuvuga ku gukiranuka. Haleluya. Ndumva nshaka kuvuga ku gukiranuka, ukuntu gukiranuka gutuma umuntu, ndumva ni nayo ntego y'ijambo. Gukiranuka gutuma umuntu gukiranuka gutuma umuntu ahantu yadaseba, gukiranuka gutuma duseka, gutuma umwanditsi wa Bibiliya babaza yaranditse aravuga ngo kuko Umwami Imana izantabara, aravuga ngo nicyo gituma ntamwara, aravuga ngo nicyo gituma nkomera mu maso yanjye akaba nk'urutare, aravuga ngo kandi nzi yuko ndazakorwa n'iso kuko nsindishiriza ari bugufi bwanjye. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo uko ni ugukiranuka kwatumye avuga ayo magambo, kubera yuko yari mu gihe cyari kimukomereye, ariko aravuga ngo nubwo ibibazo bikomeye cyane, kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera. Imana ishimwe. Mu maso yanjye hakaba nk'urutare, mu maso yawe nihakomere, ugutsindishiriza ntari kure, ari bugufi bwawe, akwegereye kuruta uko imyenda wambaye ikwegereye. Icyakora yaba ikuretseho gatoya, ariko izongera kukubaka, kandi nikubaka uzaba wubakitse by'ukuri. Imana ya Isiraheli nihimbazwe. Imana ishimwe cyane. Mu cyimbo wo gukiranuka niko kuzadukoreshereza ikora. Gukira mu yandi magambo, gukiranuka niko kuzagushoreshereza, niko kuzagushakira amafaranga. Nasomye Bibiliya mu mubwiriza aravuga ngo nabonye abiruka atari bo basiga abandi, ahubwo ibihe bigwirira biba kuri bose. Ntabwo abiruka ari bo basiga abandi. Nshuti yanjye, nabonye abiruka ntabwo ari bo basiga abandi. Turakora tukiyuha kuwe, ahubwo ibihe bigwirira biba kuri bose. Ibihe bigwirira biba ku muntu wese. Bishatse kuvuga ngo umuntu ashobora guhomba akava kuri miliyoni 100 agasigara n'igiceri cy'icumi atunga mu mufuka wiwe. Nuvuga ngo ni ibihe bigwirira, ntako atagize, ariko aranze arakenye. Nabayeho mu buzima mbaho mu buzima, nigeze kubaho nkora muri Adima mu ruganda rwa biswi rukiri hariya mu gishanga. Noneho kubera ko hageraga igihe tugakuramo nijoro, ni ukuvuga ngo iyo twabaga twakoze ijoro
mu gitondo naragendaga nkakora iyindi mirimo y'ibiraka, nkikorera ibijerekani, nkakora nyine imirimo y'ubuyede cyangwa se tukavomera kubumba. Noneho nkikorera ibijerekani, kimwe nkakikorera hano, ikindi nkagiheka ku mugongo, ikindi aka 15 nako ngakubita hano, hanyuma kandi kabako ngafatisha gutya, hanyuma ikindi ngashyiraho igitenge kugira ngo gikomere. Ibi byose byansizemo imvune, nta kintu byigeze bima, kuko muri icyo gihe bitwabuze gusonza. Nari mfite umwana wanjye ari we banyitirira nyine bitwa Bitangaza n'umugabo, turagenda turasonza n'undi mwana w'umukobwa twabanaga, inzara iratwica kandi ntawe udakora. Ni ibihe rero byari byatugwiririye biba kuri bose. Umva naraye ijoro burakeye ngiye gukora, kuko numvaga nyine nakoresha imbaraga zose. Urumva niba nako nari nkinjira mu mujyi wa Kigali, numva yuko umuntu nabaye mu buzima bwo guhinga, ntabwo ubundi buzima bwananira, numva nyine nje gukoresha imbaraga zanjye zose nkakira. Ariko icyo gihe ntabwo nigeze nyira, ahubwo icyo nahakuye ni imvune, bumva umugongo udakira. Mbese icyo nahakuye ni imvune, ndagenda ndateseka. Kandi icyo gihe nicyo gihe ngewe n'umugabo n'umwana twambariyemo inkweto zidasa. Ni ibihe bigwirira umuntu biba kuri bose, ariko twari twakoze. Ariko Bibiliya iravuze ngo gukiranuka, reka nkubwire, gukiranuka gutuma nabonye gukiranuka kwambika ikoti umuntu iwabo ntawaryambaye. Gukiranuka nabonye kugira umuntu bishop iwabo ntawabaye bishop. Gukiranuka nabonye kugira umuntu umuhanzi iwabo ntawabaye umuhanzi. Gukiranuka nabonye gutuma umuntu atunga amasidiyo akajya akorera indirimbo abantu iwabo ntawigeze umenya no kuririmba. Imana ishimwe. Gukiranuka nuwo ngo kuri gukoreshereza ikoro, iyaba atari ugukiranuka nawe warabaye muri za karandezi wanyu, yenda ari kuba indaya, yenda ari kwa mu buzima butabaho. Ariko gukiranuka kuri kugukoreshereza ikoro, nubwo za karandezi wanyu zitabikunze, ariko hari itegeko rije rivuye bukuru rivuga ko gukiranuka kuzatuma unyura no mu mifatango ariko ukabaho neza. Imana ishimwe. Gukiranuka gukuriza indege, igihe imiryango uvukamo nta muntu n'umwe wigeze wurira indege, wowe ukurira indege. Gukiranuka gutuma wiga ukarangiza iwanyu nta muntu wize. Gukiranuka niyo utize kuguhereza icyubahiro ukanakoresha n'abantu kandi utarize. Imana ishimwe. Ngo gukira nubwo wareswe ukamba, aho abantu babonaga yuko wakakuye amahirwe, bakabona amahirwe ntabonetse, ariko hari ayandi mahirwe wagize bo ubwaho badashobora kureba. Kandi mbibutse yuko kuba twarakundanye n'uyu mugabo bita Yesu atandukanye n'abandi bose twabonye mu isi. Abandi bose bo mu isi barahemuka. Ibyo amakuru natohoje nkareba, nasanze abantu bose bo mu isi bahemuka. Ababyeyi dushobora kubyara umwana akaguhinduka waramwibyariye. Washaka umuntu wishakiye umugore umugabo akaguhinduka. Reba abantu babwiranye sheri shushu, reba abantu bavuganye neza, reba akaguhinduka. Ariko Yesu kandi niwe wadutangiye ikintu gikomeye cyane kuruta bya bindi umugabo wawe cyangwa se umwana wawe yagukoreye. Ariko Yesu we arigwatiriza. Reka mbabwire ikintu cyatumye asiga igitaramo gishyushye mu ijuru. Yarazi yuko byanze bikunze tuzanyura mu rupfu. Aramanuka nisheza, ndamukunda cyane. Aramanuka aravuga ngo nubwo igitaramo gishyushye mu ijuru, Satani baririmbaga cyane. Mwitonda baririmbye nanjye ndiwe, mwitonda impamvu mubona baririmbye dukunda guhura n'intambara nyinshi, rimwe na rimwe akabamo n'ubwibone. Uyu mugabo wamanutse akava mu ijuru ari we Satani, yaje mu isi afata isi, kandi niwe wari umuririmbyi wa mbere, niwe wabayeho waririmbye n'amajwi yose muzi. Niwe muririmbyi wabayeho bavuga kandi avuye mu ijuru aririmbaga imbere y'Imana. Yesu arareba abona hazabaho abaririmbyi hanyuma ya Satani, aravuga ngo nintatana ngende, nemere mbabare, nemere banjombe imisumari. Satani arabafata, hanyuma narangiza aza abikoreshereza uko yishakiye. Yesu aramanuka yemera kuza ajya mu nda ya Mariya. Mariya, reba Mariya, twavuga ngo ni igiki cyatumye Yesu, twavuga ngo yari yahohoteye Mariya. Twari kuvuga ngo ahohoteye Mariya. Mariya ni umwari. Uyu muntu w'umwari
ni iki gitumye Yesu areba umwari kuki atagiye ku muntu nyine ukwiye kubyara wemerewe kubyara? kandi Yesu yari abizi yuko umuntu uri umukobwa abyaye ikinyendaro niko babyitaga, umwana uvutse nta mugabo uhari, uwo mukobwa aterwa amabuye. Yesu yari abizi. bishatse kuvuga ikirere impamvu Yesu yaje akavukira muri Mariya, yari abizi yuko hari n'ibintu azatunyuzamo anyuze mu itegeko. Haleluya! yari azi ko Yesu azanyura mu itegeko, hanyuma aho abantu bagukekera kuzanyura ariho unyura, Yesu akagucisha mu itegeko. igikuru ni ukugera ku mugambi w'ibyo Imana ishaka. Imana ishimwe. igikuru ni ukugera aho Imana ishaka. naho bateguye kugutera amabuye, bateguye kuyagutera nk'abantu, ariko ntibazi ikiri ku mutima w'Imana. ntabwo bazi icyo Imana itekereza uyu muntu. Esita atwite inda, ntatarigera aryamana n'umugabo, kandi ngo yari yaranasabwe. icya mbere, Yosefu yagombaga kumubenga, ariko Yesu we ibyo yarakoze yari abizi. Erega Yesu ibyo yakoze kuri wowe arabizi. humura, azana kudepasa, agucisha aho abandi batanyura, ariko isezerano risohore. yigeze yadepasa Esita, aramudepasa. yigeze yafata Esita, aramufata ngo bamukura ahantu ngo mu ndimbiri. ngo bamukura ahantu mu ndimbiri yari yihishe, aramudepasa, amunyuza aho abandi batanyura. twebwe ngewe nsezerana nambaye agatimba bagenda bandirimbira za ndirimbo muzi n'ubu ngubu ziracyakora, ngo twatambutse neza mwese murabireba, za zindi n'ubu ngubu tugikoresha mu bukwe, ngo naho abagenda nijoro, na za zindi zari ziharawe muri icyo gihe. abantu b'iwacu murabizi, mbona niyo nzira abantu benshi dukunda. ariko Esita ntabwo yabonye korari niyo nabonye ngewe. Esita ntabwo yigeze abona abanyamasengesho bari barasenyeye aho Imana izanyura hose. Haleluya, amen. igikuru ni uko izakudepasa ikagutabara. igikuru ni uko isezerano risohora. na Mariya ntabwo yabyaye, urumva ko we ntabwo yasamye nk'uko dusama twebwe abagore, uko dusama bisanzwe. ni ibintu yabonye bije, kandi atwita nk'uko dutwita, ajya no kugisa nk'uko abandi bajya kugisa. Yesu we ibyabo bizatungura abantu, aho biteguye kuzaca ntabwo ari buzaca. Haleluya, Imana ishimwe. aho biteguye kugucisha ntabwo ariho bazagucisha, aho biteguye yuko bazagutegera siho Uwiteka afite. kandi izaca kandi kayira muri za nzira zigeze gute, zirenga ibihumbi. Imana ifite inzira zirenga ibihumbi, ifite ubundi buryo. Imana ifite ahandi izindi nzira zikiri ziyereje zitaranyurwamo n'umwana w'umuntu n'umwe. Imana ifite inzira zirenga imyenge ya supaneti izagucishamo ikagutabara nubwo waretse ukwanga. erega baramaze kukwanga, ni akazi kabo. umva ijambo riturutse ibukuru, nje kuguhanurira nkubwira ngo gukiranuka wahisemo kuruta uko wahitamo ibindi kugiye gutuma kugukura mu kimwaro. gukiranuka gukura mu kimwaro. umunsi umwe numvaga mbona namwaye, ariko nari naraye nsenga ijoro ryose. nabwiye ko mfite abana 7. umunsi umwe ndi mu kimwaro, barambarije gufita ngo umwana wawe ngo yitwa nde, mvuga ubanza mvuga ukurikiye uwa 3 ndacangambukirwa neza. ariko kubera yuko nari naraye nsenga, hanyuma Imana ihita ihagurutse umucamanza. icyo gihe twari turi mu rukiko, wahita avuga ati none se niwe witwa gutya, itareba muri mashini, kandi ubundi barakureka ukabivugira kuko niwe uba wabibyariye. hari ahantu Kristo atuvugira. ntuzumva turirimba ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite y'umuntu mvugira, ngo umukuru ngo watandi, ngo kandi uwo nguwo yitwa Rukundo, nguwe ngo muhamya yuko izina rye. oya, no tukiri no mu isi aratuvugira. nshuti yanjye, tukiri no mu isi atuvugiraho atugereraho tutagera, akatuvugiraho ijambo ryacu cyangwa ijwi ryacu ritabasha kuvuga. Amen. nubwo haretse ukwanga, ni ukuri kose pe, abakwanze ni benshi, n'ubuzima busanzwe nabwo burakwanga, ariko byaramaze. umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. baramaze bagusunikiraga kukumenya neza. Imana ishimwe.
bagusunikiraga gusobanukirwa neza yuko umuntu adatungwa nuko abantu bamwamamaje cyane cyangwa abantu bamukunze. Turashimira Imana yasigaranye natwe mu bibazo, turashimira Imana itigeze iguta nk'imfubyi, turashimira Imana ko hari igihe cyageze n'amafaranga yo kwiga ararangira ariko Imana irakurihirira. Turashimira Imana itanakunze yuko wiga ariko ikabikunze kuri uyu munsi wa none, bararya nawe ukarya, barambara nawe ukambara, ariko Mana yanjye we, barisiga nawe ukisiga, ariko we ubaye mu Rwanda cyangwa ubaye muri icyo gihugu na n'uyu munsi ntabwo urimuka. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire, nubwo wakuretse, nubwo wagutaye, nubwo wakwambuye ijambo mu itorero usengamo, nta jambo ufite, ariko yavuze ngo noneho muri 2024 umva ijambo ngiye kukubwira ntuje, muri 2024 izagusiga ubwiza. Bishatse kuvuga ngo numara gusiga ubwiza hariho igikundiro. Yasomye amagambo y'Imana arambwira ngo umunsi umutwaro baguhekesha uzakuva ku bitugu, uzakurwa no kuburetwa bagushyizeho, ngo uburetwa buzamarwa no gusiga. Umva ikintu kizamara uburetwa ntabwo ari ukuzisiga cyane, ikintu kizamara uburetwa si uko tuzagukunda turi benshi, ahubwo uburetwa buzamarwa no gusigwa. Haleluya. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Kristo namara kugusiga akamara kugutoranya, emerera ijwi ry'Imana gusa, gukiranuka kuzakubeshaho. Gushuka bakubwira ngo ababwenge bw'isi baragwiriye, barimo barayobya abagenzi, ngo nta kibazo ubwenge bw'isi ni ngombwa, ariko bigushuka gukiranuka kuradutunga. Gukiranuka niyo tudafite ibijumba n'ibishyimbo, gukiranuka niyo nta birayi. Yesu wamaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, amenya yuko wageze mu gihe kibi, akavuga ngo ndaje twibanire nanjye tuzamanukana mu rupfu. Yaramanutse araza, yemera kunyura mu rupfu kugira ngo uhinduke uwuriwe, yihanganira akaga, yihanganira amakuba. Dore ukuntu yabyihanganye, yaravuze ngo ni mwumbambe, bamutera imisumari. Murabizi uburyo yababaye we, abambanywa ngo n'ibisambo 2, kuba barimo baragira ibyo bagutuka utanabikoze. Ni ukubera iki? Nta umugaragu nta rutashebuza, ndambambanwa n'ibisambo 2, ariko kimwe kimenya ubwenge, ngo kiramubwira ngo databuja uri muri nugera muri paradizo uzanyibuke. Yesu aramubwira ngo ntabwo ari kera, ahubwo ugomba ndiyo turabanayo. Iki nacyo kiramukoba, ariko nagira ngo mbabwire ngo nibwo abantu bagukoba bakagira gute, Kristo azongera kubake, kandi nakubaka azaba kubakitse. Baragututse, barakujujubye, baragusabije rwose bibi byije, humura ntacyabaye, nabyacitse. Kubera iki? Wasigaranye n'umugabo mwakura. Amarinimba n'umubabaro. Imana ishimwe. Umuririmbyi yaravuze ngo aho marinimba n'imibabaro Yesu zanyamuhimbaza udasiba. Yesu uri soko y'amazi adasuma. Aho ndavuga ngo ni soko y'amazi adakama, amazi ntiyagusumira kuko Yesu niwe soko. Ayiwe, Imana ishimwe. Amarinimba n'imibabaro, Imana ishimwe. Ntabwo izindi mana zirahinduka, ariko Yesu ntabwo ahinduka. Yarakwitegereje asanga wigaragura mu ivata ryawe, aravuga ngo baho nawe ubaho. Yarakwitegereje asanga ko wasobanyu barakwanze, yarakwitegereza asanga akazi karakwanze, yarakwitegereza asanga n'uburanga bwarakwanze. Aravuga ngo ngwino nkihera agakiza, aguha agakiza. None niwe ujya mu ufata mikrofone ukaririmba we, bakanakurwanya yuko utari ukwiye kuyifata. Ariko iby'Imana yakubatsemo ntabwo bazabisenya, ibyo wubatswemo n'abantu bazabisenya, ariko iby'Imana yakubakiye ntabwo Imana izabisenya. Birashoboka ko ibyiyubatswe n'amaboko y'abantu abantu babisenya bigakunda, ariko ndakunda uyu mugabo Yesu. Nanjye ndakunda Yesu. Muri ibyo ndikuyabiririmba ngo nanjye ndakunda Yesu. Haleluya. Ndumva bihindutse, ndakumva makuru y'umurwa orekora atagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'Imana umuso mwiza winjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu. Haleluya, nzinjira mu murwa. Haleluya, ndi hafi kujyayo.
umusumwe nzawinjiramo, ntamarira bamuru wo murwa, nta miruhi bayo n'intambara, nta n'indwara ishobora kubayo, umusumwe nzawinjiramo, hareruya nuzuye ibyishimo, hareruya nzinjira mu murwa, hareruya ndi hafi kujyayo, umusumwe nzawinjiramo. Amakuru umenye nuko nubwo umubiri waguhindutse, ariko uhereye none igihe umaranye ubumuga ni kirekire, Imana iravuze ngo ubwo bumuga ni bukire, uyu mugongo niwongere ube muzima, aya maguru nagororoke, aya maso nukuremo rinete urebe neza. Imana ishimwe. Amakuru umenye nuko nubwo ibiguhiga birimo kuguhiga, ntabwo uri wenyine, uri kumwe n'umugabo witwa Yesu. Muririmbyi yarabivuze ngo arahari aratuvugira, bahari barimo barajya imigambi yo kukugirira nabi, ariko ntabwo bazi icyo Uwiteka atekereza. Ntabwo bazi icyo Uwiteka atekereza ku buzima bwawe. Humura, nta marira aba muri uwo murwa, nta miruhi ibayo, nta n'intambara, ndetse nta n'indwara ishobora kubayo. Umunsi umwe, haleluya, umunsi umwe tuzawinjiramo twiyaguye umubiri upfa, twambaye kudapfa iteka. Ubwo nibwo tuzasezera ku bihe byiza byo gusenga, tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ariko mwinginge muntu, wowe warahanduwe iby'Imana, umuntu ucyambaye umwenda w'intambara, reka kuwukuramo umeze nk'utabarutse, kubera ko uracyari ku rugamba, nta hantu uragera. Nubwo wabihiwe n'abanarubanda, uza muri iyi nzira waje ubwijajabira wenyine, none umaze kubihaga. Kandi uyu muntu watumye uzinukwa Imana niwe wenyine, kuko ijuru ni ry'umuntu ku giti cyiwe. None umuntu agiye kugutera ibihombo, kandi cya gihe mu kazi kawe ntabwo wakwemera ko umuntu agutera ibihombo. Ndagira ngo ngutangarize ngo wongere wiyongere n'imbaraga y'ubutwari, uriya azajya mu ijuru kwiwe, kabone nubwo yaba ari umugabo wawe cyangwa umwana wawe wibyariye cyangwa mama wawe, azajya mu ijuru kwiwe, nawe uzagenda mu ijuru kwa. Ntabwo uzajyana n'undi. Icyo ari cyo cyose wakubakaho ukaba waramaze kuzinuka iby'Imana. Wizinuka iby'Imana, nuzinuka iby'Imana uzaryoherwa n'iki? Isi reka kubwire icyiza cyayo nta kindi cyiza nabonyemo, ikunezeza akanya gatoya ubundi ikakwanika. Ariko Yesu ntagatwanika. Yesu adukanurira inganiro nziza. Yesu niwe nabonye uzi gukundana, ibindi barababeshye. Yesu atanga keya, abandi babahaye keya barababeshye, ariko Yesu atanga keya. Imana ishimwe. Nubwo waretswe ukanga, mu cyimbo cy'ibyo wari witeze, Imana izabisimbuza ibindi by'izahabu. Yenda wari uzi yuko umushahara wawe ari wo wenda agashahara gakeya, ariko si ibyo ngibyo. Uwiteka ibyo ngibyo wari witeze azabivunjamo ibindi bintu by'igiciro by'izahabu bidasaza. Ibyo wari witeguye kwinjiramo ukaba utekereza, ukaba upfundikanya, ukabona biranze, ntabwo ari ibyo ngibyo. Reka nkubwire, mu cyimbo cy'ikintu runaka Imana izagisimbuza ikindi. Kandi humura, Imana ishimwe. Humura, amaboko y'Imana agufashe ntabwo azakurekura. Ay'abantu yarakurekuye, ariko ay'Imana ntabwo azakurekura. Kandi uzarinda usaza imvi z'uruyenzi. Naringize ngo nkubwire ngo wowe uri kubabara mu nda yawe hari kukurya cyane, warivujije biranga, bageraho baranakubwira ngo igendere, uburwayi bwawe ntabwo byakunda, genda ujye gutegereza. Ariko uyu munsi umva ijwi ry'Imana, icyatumye ucika 2023, none muri 2024 umva ijambo ry'ihumure. Umva ko Imana ivuze, iravuze ngo mu nda yawe nihatuze. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Mu nda yawe noneho Kristo. Imana ishimwe. Uzi ko Kristo niwe ubaga neza, abaganga barabeshya. Yesu azi kubaga neza. Umumama umwe yigeze kuza mu rugo, dufite icyumba cy'amasengesho, aza umugabo yamwirukanye ngo bamubwire ngo kuko bari bavuye kwa muganga, baramubwira ngo uyu mugore ngo afite ngo amagufwa ngo ameze nk'ay'abagabo, ngo ntago azabyara. Nuko umugabo amuhambiriza ibikapu byiwe abisiga ku muturanyi. Undi aramubwira ngo ngwino tujye kukwereka ahantu uri busezerere Imana, ndabizi kuri bubone Imana. Icyakora uwo mumama bose ndabashimiye, n'ab'Igikondo ndabashimiye, koko yaraje kwizera ko yo kumubera gutyo. Akinjira rero mpita ndamubona, ndamubwira nti bavuze ko ufite amagufwa, ibyo abantu badashoboye Imana irabishoboye. Dore abantu bavuze yuko ufite amagufwa nk'ay'abagabo utazabyara, ariko Imana iravuze ngo subirayo ujye kubyara. Ajya impaka ibintu byinshi,
ntabwo nshatse kuvuga kuri ubwo buhamya, nshatse kubabwira yuko imikorere y'abana b'abantu itandukanye n'iy'Imana. Uyu munsi wa none uyu mubyeyi yarabyaye, amaze kubyara kabiri kandi abyarana n'uwo mugabo wari wamwirukanye. Ntabwo mfite uburyo nakwinjira muri ubwo buhamya n'ubwiwe nyine ku giti cyiwe, ariko ibi narabyiboneye. Iyi Mana yacu rero ni Imana inyuranye amaboko. Haleluya. Kandi ni Imana yigamburuza imigambi y'icakura. Umva bari Imana iyo ibonye hari ahantu bagutegeye iravuga ngo nushaka uryame mu buriri uryame n'ukwezi, ariko bakurenze. Kurwara kwawe nta kintu byaba bitwaye Imana, nta gihombo Imana ifite, uraryama ukaruhuka, kuko ubundi nta n'akazi katagira ikiruhuko. Yabona akagambane kaje gahita iguha misiyo. Imana ifite ahantu yagucisha ikakuruhura, n'ahantu hataba idirishya Imana igucishamo ikagutabara. Ndagira ngo nkubwire ngo ibiguhagaritse umutima byikongera kuguhagarika umutima, iringire Yesu wenyine, niba udakoze isoni. Ibintu byose byari biguteye nimba ari ibihuha byose byagutera ubwoba, uko byaza bisa byose bisa. Mwibutse yuko ibikurwanya bishobora kukurwanisha imbaraga n'ibishaka bizanye iza kirimbuzi. Ariko nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo amajwi y'amazi menshi ngo n'umuraba ukomeye w'inyanja ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Bishatse kuvuga iki? Ngo amajwi y'ibikurwanya, amajwi y'ibiguhiga, reka mbabwire, amajwi y'ibiteguye gutera igihugu urimo, kanivugira u Rwanda kuko ari rwo turimo. Aleluya. Amajwi y'ibiteguye kudutera abanyarwanda, amajwi y'amazi menshi n'umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Uwiteka uri hejuru y'izo nama zose abirusha imbaraga. Uwiteka uhagarariye u Rwanda. Ubundi nagiye numva ngo hari Imana, sinzi ngo hari Imana ngo y'u Rwanda, mujya mubyumva. Nagiye numva hari abantu bakunda kuvuga ngo Imana ngo y'u Rwanda, ariko iyi Mana tuvuga ntabwo ari Imana y'abakongomani, ntabwo ari Imana y'abarundi, ntabwo ari Imana y'Amerika, ahubwo ni Imana y'isi yose. Imana ihagarariye u Rwanda. Haleluya. Imana ihagarariye abasore n'abakobwa bari mu Rwanda, niyo iguhagarariye, umuri guhagazeho, kandi ntabwo uzakorwa n'isoni. Tugiye gusenga Imana nkubwira ngo humura, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ibikurakariye bizarakara, n'ibishaka bizajimbize, ariko Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Kandi bibutse yuko Uwiteka yakwihuta, yagenda bukeya, nta bintu ahutaza, nta n'ibyo akerereza. Igihe kigeze Imana iratabara, igihe cyawe nicyagera Imana izagutabara. Ihanganira igicuku, utegereze igitondo, inkoko yabika itabika, amaherezo buzacya. Kandi reka mwibutse yuko musigirira ijambo, nubona hari n'uri kukurwanya uzamubwire ngo wiruka ku munyamugisha azagwa ruhaba ataramufata. Nimwibutse ko umuntu wiruka ku munyamugisha azagwa ruhaba ataramufata. Ni nko gutera umugeri ku muhunda, niko najyaga numva kera bavuga. Wiruka ku munyamugisha, bakwirukaho gute uri umunyamugisha, azagwa ruhaba ataragufata. Haleluya. Nubwo utagira amafaranga, icyo Uwiteka yarahiye ntabwo azivuguruza kukugirira icyo yavuze. Icyo aricyo, nushaka ucimbutse amashuri, icyo yavuze uzaba cyo. Twagiye tubona abantu Imana igenda igirira neza, igaha akazi keza, kandi mu buzima mu buryo batari babyiteze. Twagiye tubona abantu uyu munsi wa none Imana yigiye umushinga. Kandi ndabona ahantu wari wicaye, wari uri kuvuga ngo byibuze uku kwezi kwa mbere kurangire, mu kwa kabiri ubonye amafaranga utangire gukora. None dore Imana irayaguhaye, mu kwa kabiri genda utangire gukora, ariko uzibuke gushima. Nyaboneka ibi bintu Imana iguhaye n'ibyakubuza kwegera Imana, bigatuma wumvira amajwi y'ababwenge bw'isi. Dore twari nabo bahari bayobya abagenzi ngo nta kibazo, ubwenge bw'isi ni ngombwa. Niwumvira ibyo ngibyo ukaramuka ubyumviye cyane, ndagira ngo nkubwire ngo igihombo uzamenya aho giturutse, ariko Imana iguhaye amafaranga wayisabye. Wowe udukurikiye uyu munsi uri kurira, Imana iguhanaguye amarira. Wowe udukurikiye uyu munsi wa none uri kubabara mu mitsi hari kukurya, uyu munsi wa none kunda Uwiteka wumva ukuntu akubwiye. Aravuze ngo reka gushakira igisubizo kandi kuko handi hose byaranze.
shaka igisubizo kuri Yesu. Byibuze gerageza iminsi 3 ubwira Yesu ngo Yesu ndaje, bambwiye kuri muganga nari ntarakubona, nanjye niyereka wiyeretse abandi, Imana uzayibona. Imana yambyajije bitangaza, no mvuga bitangaza, yaramaze imyaka 2 n'amezi 9 kandi sinigeze njya mu bapfumu. Ndamubyara aravuka baho. Uyu munsi bitangaza ni inkumi rwose, ni umukobwa ubona ushimishije. Rero Imana ibasha gutanga abana, Imana ibasha kuvukisha inda yahezemo, Imana ibasha Imana ihereza umuntu guseka atari guseka. Hari ibihe nagezemo nabonaga ntari guseka, hari ibihe, reka mubwire, hari ibihe nagezemo numva ndije, hari ibihe nagezemo numva nta n'ijambo mfite, ariko ibyo bihe Yesu nibwo yaje abana nanjye mu gihe nari nzi yuko bidashoboka. Ibyo wumva bidashoboka ku Mana birashoboka. Kandi nkwibutse yuko wowe wakurikiye umugabo ntabwo arakabwa. Ibi abakurikiye utubwo bihorere, ariko twe twakurikiye umugabo. Uyu mugabo Yesu ntabwo yivuguruza. Kandi reka nkubwire, uyu mugabo Yesu icyo yanditse yaracyanditse ku buzima bwawe. Kabone nubwo bazana imbunda za kirimbuzi, icyo yanditse ku buzima bwawe Yesu yaracyanditse, kandi ntabwo kizigera kivuguruzwa. Kabone nubwo amahanga yose yateranya, ntabwo azagikubita kuteta, kubera ko mfite indirimbo ivuga ngo urufatiro rw'Imana n'umwambitse wa Bibiliya yarabyanditse. Niho nakuye ayo magambo avuga ngo uracyahagaze, urwanditswe ngo Uwiteka azabe. Arakuzi mama, arakuzi papa, nanjye aranzi. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho aya magambo ngo Uwiteka azabe abantu biwe. Tugiye gusenga Imana nkubwira ngo humura nubwo waretse ukangwa. Umva muntu wanzwe aho uherereye aho ariho hose. Umva muntu bahaye bakananegura, barakuneguye ariko nawe ugiye kubaha. Umva muntu umva muntu bavuze ngo nta hantu uzigeza ngo uzapfa utyo. Ntabwo uzapfa utyo, kuko amaboko y'Imana niwemerera Imana irakuzamura, ikunyuze, iragukora amadede, ikunyuze mu marembo y'abarupinzi. Kandi nkwibutse yuko ari nta kure cyane Imana itakura umuntu, kandi nta na kure cyane Imana itageza umuntu. Aho ariho hose Imana irakwavasa kandi ikakujyana ikakugezayo. Kandi Imana ntabwo ihubuka. Mbibutse ko Imana idahubuka. Nubona Imana iri gutinda n'ibikurwanya byegereye umuryango, uzabibwire ngo nimuwegere vuba vuba. Icyo nzi cyo nuko ndi kumwe na Yesu. Ubwo turi ku ngoma y'Umwami Yesu, nimuhumure tuzatsinda, ntabwo tuzatsindwa. Kandi mbibutse yuko urufunguzo Yesu yararumwambuye Satani, ntabwo ufiteho ububasha rero, kuko nta rufunguzo agifite. Ikigeretse kuri ibyo aranaboshye. Ntabwo uyu munsi none Satani abasha gutamporiza, icyakora aratuma, kandi ibyo abasha gutuma natwe ubwacu dufite imfunguzo. Ayiwe, imfunguzo Yesu yashyize mu biganza by'abera. Mwibutse yuko yanamwambuye password kugira ngo atazaza amenya. Yari azi yuko uzaje ucumura, yari azi ko nucumura mu gitondo ari bumuhisha aho uri bwerezwe, kuko amenya ahantu uri bwerezwe yahita guhungubira bitarakizwa ukabura nijoro. Ariko yamwambuye password. Ubwo yamwambuye password rero, humura. Imana ni inyembabazi. Mperutse kubwira abantu ngo umukiranutsi ahantu yaguye wirinda kwivanga. Umukiranutsi ahantu yaguye, twebwe Imana ifite ukuntu itugaragoza, ifite ukuntu ivuga ngo nimubareke aba n'abandi. Ni no mu ijuru ijya ibwira se, Yesu ajya abwira se akavuga ngo aba data, oya buretse gatoya umubiri narawambaye. Akavuga ngo singusabye ngo bakure mu isi, ahubwo barinde umubi. Ntabwo ajya avuga ngo bakure mu isi, oya aravuga ngo singusabye ngo bakure mu isi, akavuga ngo ahubwo ubarinde umubi. Umubi waguteye uko yabaringana kose, Uwiteka nakurinda umubi. Dore ndabona hari amaboko y'Imana aje kukuramira. Ayiwe, utangiye umwaka bagutuka, utangiye umwaka bakugira igicibwa. Ndabona hari amaboko y'Imana. Iwe, amaboko y'Imana araguteruye inshuti yanjye. Amaboko y'Imana agwanaguye mu marira. Wari utangiye umwaka abandi bari guseka, wowe uri kurira, ariko Imana akiri urumurere y'Imana. Imana ihanagura amarira, Imana irasetsa, Imana iranezeza. Genda ikubwira ndabizi, umunsi umwe nari mfite umubabaro ukomeye cyane, ndetse cyane numva bitanashoboka, ariko Yesu ampa guseka. Uyu munsi wa none nta kintu na kimwe numva kintera ikibazo keretse icyaha cyonyine, kuko ndabizi neza yuko ibindwanya ibyo ari byo byose umunsi umwe nzasiga iyi si ntahe, kuko hari ahantu tuzimuka tujye gutura, aho badapfakara, aho batarwara, aho batabura ibyo kurya, aho batagira ibyo babura, tuzajya guturayo. Kandi mwibutse yuko ibyo ubura n'abahinzi bahinga cyane, genda narahinze, n'abahinzi bahinga cyane bagera igihe bakagera mu itumba. Nshuti yanjye, bagera igihe bakagera mu itumba, bagera n'igihe bakagera mu ki, ahantu batari bubone noneho umutonore, bakagera igihe bagatangira kuri ibyo bahunika.
habonetse. Nta muntu ibintu bitabaho, ni ibihe bigwirira umuntu biba kuri bose. Abantu baba ku mafaranga bagera igihe bakagira kirize, ntabwo ibikubayeho, ntabwo ari wowe wenyine, n'abakomeye bameze gute bageraho bakahura na kirize. Humurerega, nta byacitse, imbabazi z'Imana ziracyahari, kandi ubwo imbabazi z'Imana zigihari, ayiwe dore uwo mwana wawe urimo uvuga ngo wakunaniye, Imana iraje noneho imuguhera agakiza. Icyakora ryari ishuri, ba wihanganye gatoya, ihangane imyaka ihanganye ni myinshi, ihangane bigiye kumubaho nubwo bizaba bibabaje amezi 3 yonyine, nyuma y'amezi 3 Imana iramuha agakiza. Wararize bihagije ugera naho wiheba, ariko Imana iravuze ngo uwo mwana wakurije gutyo, Imana kandi imugarutseho, kandi dore agiye gusubira ku ishuri. Humura, Imana ikintu cya mbere ikoze imukuyeho ibyo biyobyabwenge. Wowe udukurikiye, Imana imukuyeho ibiyobyabwenge, imuhaye gusubira ku ishuri. Nicyo kimenyetso Imana iguhaye. Ntabwo bazongera kuguhamagara ngo uze kwisobanura, hanyuma amezi 3 yandi asigaye ubona utundi tudefo. Yihanganire, Imana izamuha agakiza nk'uko wagasabye. Imana yarakubwiye ngo izamuha agakiza, izakamuha nk'uko yagasabye. Munyemerere dusenge Imana. Nubwo mwari mwararetswe mukangwa, kabone nubwo cyaba igihugu cyacu cy'u Rwanda, nubwo twarekwa, ariko mboko y'Imana iradukunda. Imana iradukunda. Abantu bashobora kutwanga, ariko igihugu cy'u Rwanda Imana iradukunda. Reka mubwire, kabone nubwo ibihugu byose byatwanga, ariko Imana iragukunda. Igihugu utuyemo abantu bose bazakwange, ariko Imana iragukunda. Kabone nubwo so na nyoko bakubye bakakugira ku gise bakwanga, kabone nubwo imiryango yakwanga, urwego rwose urimo Imana iragukunda. Kandi ubwo Imana igukunda, umuntu ugukunda ntabwo, Yesu ntabwo ari umukene, Yesu ni bosi. Nimba ari bosi rero, kabone nubwo waba ugeze, ndabona wowe ufite ubukwe urimo uribaza uko bizagenda, nta kintu ufite, ariko Imana izagukorera ubukwe. Icyakora mu buryo bubisi uzakorwa n'isoni, ariko niwihanganira igicuku ugategereza igitondo, mu gitondo havuga n'impundu. Imana ishimwe. Ihanganira ibibazo uhura nabyo, ihanganira kuba wararetse ukwanga, ihanganira kuba waratawe n'umugabo ugatabwa n'umugore wawe, ihanganira kuba urimo ubaza ngo bizagenda bite. Ibi byose byihanganire. Yesu yari ahari, ntabwo yaryama twashira. Iyo aza kuza kuryama wakabaye uri kajoriti, ariko Yesu ntabwo yaryama twashira. Kandi nanone nubwo wabaye kabaye uri kajoriti, uracyahumeka umwuka w'abazima. Erega hari abantu bapfuye uyu munsi wa none tukakibuka, uyu munsi wa none nyine tumva amateka babayeho, ariko wowe nubwo wakoze impanuka uyu munsi wa none ukamusigarana ubumuga, ariko uriho, kandi akamuga karuta agaturo. Ariko nk'ibyo mwigize ni ibiki? Akamuga karuta agaturo. Humura, kabone ukuriho kose, ntabwo ungana n'umuntu wagiye. Abagiye baragiye, iririre, kandi imirimo yabo yajyanye nabi baherekeje, nabi itaherekeje, ibyo birabareba. Shakisha ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko ntabwo ubizi yuko aho ugeze izi saha urahazi, ariko ejo hawe ntabwo uhazi, ndetse n'amasaha aza kuza ntabwo uhazi. Twagiye tubona abantu baryama bugacya bagiye bapfuye. Wowe shakisha ukuntu Umwami yakwishimira, nushakisha uko Umwami akwishimira. Lope enotayi nokite, shakisha ikintu gikora ku ndiba y'umutima w'Imana, gituma wasetsa Imana. Kandi wagize neza, abantu baragukoba none baretse kugira urukundo. Uwiteka afite icyo akugaya. Ntabwo turi bwinjire mu cyanditswe, ariko Uwiteka ariko kugaya urukundo rwawe rwa mbere, rwa rukundo wakoreshaga ngo habonetse ngo abatubuzi, urimo uravuga ngo abantu tuza ku macano. Ibyo ngibyo ntabwo bikureba nshuti yanjye. Wowe wizera Imana tukubwira, nimba ni neza Imana uyizi gukura ku iseta, Imana ukaba uyizi yaragukirije za ndwara, Imana ukaba uyizi gukiza imipanga yo muri 94, Imana ukaba uyizi gurinda amasasu, Imana ukaba uyizi kurinda akagambane, Imana ukaba uyizi kurindira hahandi mwarimo murwanira amasasu ntakuce, bamwe bakagenda ukabibona, ukaba uyizi. Niki kiguteye kwanariza ibintu by'Imana ko wabayeho abandi bagiye? Twebwe twihorere, kubera yuko n'ubundi umuntu wese azagenda ukwiwe. Nidushaka tugwiremo turi abatekamutwe, umuntu wese azabazwa ibyiwe. Rega nshuti yanjye, wowe zirikana ubwawe, ubwijajabire, kubera yuko inyungu nizawe ku giti cyawe, ntabwo ari iz'undi muntu. Reka mbabwire, inyungu ni izanjye Esther, ntabwo ari iz'umuntu undi muntu. Umugore umwe tumusozerezeho yakurikiye nyirabukwe, ariko Mana ndagushimiye, akurikira nyirabukwe, amukurikira nyirabukwe nta bahungu bandi afite. Yari abizi yuko muri uwo muryango nta n'abandi bantu bahasigaye. Agenda yumva agiye kwita kuri nyirabukwe. Bikunanira no kwita ku bantu, niba unaniwe gukunda Imana, bikunanira no kwita ku bantu, bikunanira kandi nawe ufite ibintu ukeneye. Uyu mubara we Rusi yanze gusiga nyirabukwe nshuti yanjye, amubaha akaramata. Ariko twagiye uzasome
uzasome Rusi ibice bibiri uzasanga ukuntu ngo Imana yaje kugera igihe ngo aragenda ngo atangira guhumba. Ntabwo mbizi Bibiliya ivuga guhumba no guhorera, aratangira arahumba, ariko uwo murimo yatangiye guhumbamo Imana ishimwe ndafashijwe. Uwo murimo yatangiye guhumbamo, aho ngaho watangiye guhumba hagushigiriza ku mugambi w'Imana. Imana ishimwe ngo biza kugera igihe ahabonera umucunguzi. Umurimo yashikiyemo wari uwa Bowazi, kandi Bowazi yarashinzwe gucungura ngo gushukura ngo bamwe muri uwo muryango. Bibiliya niko yambwiye. Bowazi wawe ninde? Rusi ko yabonye Bowazi wiwe ngo hari umugabo ngo babwiye ngo Imana ishimwe ngo hari uwo babwiye ngo nagende ngo abe ari we ngo umucukura ngo ariko ngo baranamubwira ngo igurire isambu ngo barabyemera. Reka twe kuhatinda cyane, ariko wowe nindi? Bowazi wawe nindi? Rusi ibice bibiri twase mu murongo wa 10 ndumva ari wa 13 turavuga ngo urumva mukobwa wanjye. Haleluya. Urumva Kristo aravuze, urumva muhungu wanjye, urumva mugabo, urumva wa mugabo, urumva wa mubyeyi we. Ntukajya mu murima wundi, ahubwo ujye uhanga amaso kuyabahungu bavoma. Uko bayavoma uko ariko kose, wowe nimba ari mu bitobwe shaka akayungiro. Wowe wese ubundi wakwishakiye akayungiro ukayayungurura. Nimba abahungu bayavomye nabi wakwishakiye akayungiro cyangwa ukanayateka nabi. Uyu mudamu yaje kurangira imirimo yakoze. Imana ishimwe. Imirimo Imana yakoze tuyikusanyirije hamwe muri 2023 byaje kurangira uyu mudamu Imana imuhujije na Bowazi. Bowazi wawe ninde? Bowazi wawe ninde nshuti yanjye? Rusi nawe arishima, Rusi nawe aracya, ariko imirimo yari arimo arakora ntabwo yari azi yuko azabona umucunguzi. None wowe witeze iki? Kora ineza, kubera ko ineza ntabwo yiherera. Ahari yenda birashoboka ko waretse ukwanga, ariko ntabwo ntawe ubizi muri uko kurekwa kwawe harimo undi mucunguzi. Ariko Mana yanjye we, muri uko kuntu bakuretse, muri uko kuntu bakwanze, niho harimo urufunguzo rwo kugira ngo uhure n'umugambi w'Imana. Muri ibyo, muri ayo makuba wahuye nayo, niho harimo urufunguzo rwo kugira ngo nawe ugende wicururize wunguke. Gukorera abandi byari kukwica, ariko Yesu akiri ihumure riturutse ku Mana. Haleluya. Yesu igeze gusanga abigisha ngo bari kuroba ngo bakesheje ijoro ntacyo bafata, ariko barategeka ngo barobe. Dusoza tumubwira ngo umva ijwi ry'Imana rivuze ngo genda urobe. Bamufundiwe genda urobe muhanuzi, genda urobe muvugabutumwa, genda urobe genda urobe muhanzi, genda urobe. Yesu arategetse ngo noneho uroba, genda urobe mu kazi kawe, genda wishane muri studio byari birimo biranga. Roba, akira ukorera. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Rope enoda akira iravuze ngo genda urobe. Ukesheje ijoro ntacyo wafashe, kandi ko kuribura nakora biragaragara ko nta kintu uri gufatisha, ariko iravuze ngo noneho genda urobe. Reka dusenga Imana. Ntabwo uzi nanjye ndumva nikeneye ko ngiye kujya kuroba, kubera ko ijambo riturutse bukuru riravuze ngo tugende turobe. Nubwo twari twashekesheje ijoro ari ntacyo turafata, ariko iravuze ngo sinitaye ku rwango bakwanze, sinitaye ku bisebyo bagusebeje, sinitaye ukuntu bakwise amazina, nta nubwo nitaye ku buranga bwawe, ariko icyo nitayeho nicyo nakuvuzeho. Icyo Imana yitayeho nicyo yakuvuzeho. Umunsi nk'abantu bigeze kuvuga ngo ndapfuye, umunsi bavugaga ngo ndapfuye, ni nawo umunsi itorero ryari ryanyishyuriye inzu. Bashidutse basanga uyu munsi wa none ntawe ukinyishyurira inzu, ntawe ukingaburira. Umunsi bavugaga ngo ndapfuyemo, ndetse muri icyo cyumweru bavugaga ko pfuye noneho kabaye, kuko nibwo bari banyishyuriye inzu. Nibwo Kristo yahisamo uburyo, nibwo hayiwe. Reka nkubwire, ntabicitse ntabibaye. Imana iratungurana nshuti yanjye, mu gitondo batungurana.
mu gitondo no mu kanya watungurana. Imana ifite amayero, Imana ifite amapawuni, Imana ifite amadolari mu ikofe ya Yesu. Ujya gusenga ujya uvuga ngo Yesu, mu ikofe yawe harimo amafaranga. Ndabyibuka muri icyo cyumba ndi gusenga mvuga ni Imana, mu ikofe yawe harimo amafaranga. Ngafata akamatushe nari mfite ni muri telefoni yawe, muri momo habamo amafaranga. Hanyuma nkajya mvuga nikora mu mifuka, kora mu hari ukuntu dusenga twigira, nikora mu ikofe yawe umpa amafaranga Yesu. Kandi koko Yesu nashidutse yampaye amadolari, akora mu ikofe yiwe. Nta mama wacu ngira hanze, nta akora mu ikofe aba amafaranga. Yusenga uvuga mu ikofe yawe ya boss wawe, papa wawe afite amafaranga, nimubwira akora mu ikofe aguhereza amafaranga. Nanatinda igihe cyawe ntabwo kiragera, kandi mwibutse ntagira abantu bakubutoni. Uyu munsi wa none icyo gihe nari mfite matushi, uyu munsi wa none ntabwo nibwira ngo kora mu ikofe. Sigaye mfata telefone nyine nkavuga ati witeka we, muri telefone nyine nkajya numva yuko mfite na telefone, ariko igihe nari mfite matushi no kuyirebamo gutya ndinda guhunyeza, nkavuga ngo muri momo harimo harimo amafaranga. Icyo gihe ijuru rirumva riratabara. Birashoboka ko yanatinda ugasenga ntiyumve, ariko gutinda kw'Imana hariho umure duhabwa. Ikikubwira yuko Imana yumvise utangira guseka utananyoye. Basinzi baseka kuko basinze, ariko ikikubwira yuko Imana yakumvise nubwo itakuganije, nubwo itavuze ngo ndavuze ko, utangira kumva ibyiringiro, ugatangira kumva umunezero. Dusenga Imana uwo munezero nawe wumvise ntabwo ari ubusa, ahubwo uwo munezero niyo kukubuza n'icyo Imana yakuvuzeho. Erega kuba ukiri muzima ugihumeka haracyariho ayandi mahirwe. Dusenga Imana, nshuti z'umusaraba, dusenga Imana. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ishimwe. Aya maso yawe bari bagiye kuyabaga, ariko umva uko Uwiteka Imana ivuze. Haleluya. Uhereye none Imana iguhaye gukira aya maso. Umutwe wakubitaga ari yamaze kubamo imirasire, wari ufite na randevu yo kubagwa, ariko Imana ifasha umutwe uhinduye muzima. Hanyuma ifasha amaso nayo irayabaze, ifasha umugongo irawugoroye. Ayiga Mana, turagushimiye. Imana ishyize mu buryo ibintu byawe byose. Imana iguhujije n'umugambi wawe. Nshuti yanjye, dore wari umaze guhomba, Imana usigaranye amakarito, Imana yongeye gushyiriyemo. Kandi tubwo wari urimo ubaza Imana ngo ubuse njye kuguza, genda uguze, Imana izakwishyurira ideni. Ningaruka ndababwira ukuntu Imana yanyishyuriye ideni. Imana yishyura ideni. Genda uguze ushyiremo. Yesu azigwatiriza aho yanyuze yishyurira njyewe Esteri. Ni nabizanye nawe ikagutabara. Ipfa kubivuze kandi ndabizi imvugo y'Imana ndayizi. Reka mbabwire abantu b'Imana, ntimukiteranye n'Imana ngo muvuge ko Imana iravuze utavuze. Mu kuvuga Imana idutumye habamo uburyohe. Abantu biyangaho bakavuga ngo reka tuvuge ngo iravuze, mwamwitera umwako, ariko ijwi ry'Imana ndarizi neza. Uyu munsi wa none mu gitondo ivuze, nimugoroba bishobora gusohoza. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi uretse n'ibyo ngibyo, abo tubwira nubwo tuba tutabareba, hari izindi mbaraga zituzaho. Natwe duhaha izindi mbaraga. Urindira Imana, wumve ko Imana ariyo ivuze. Niwumva Imana itavuze uzaturirimbire, nimba utanabizi Imana izaguha ijwi. Niwumva udashoboye kuturirimbira, uzatega amaboko wikore bya bindi nyine wumva byaje. Ibyo nabyo bizadufasha. Imana ifite uburyo yagukoresha mu muhamagaro wawe, ukareka kujya mu bintu Imana itaguhamagayemo cyangwa Imana itagushyizemo. Niwumva binagize uzanahagarare nushaka ujururame, uko ibyo byonyine byo guceceka nabyo bizaramya Imana. Uzabireba mu gihe cyiwe bizamufasha. Nushaka uzarire gusa byonyine, ujye kuri kamera urire. Ibyo ngibyo hari umuzungu uzabireba bikamufasha. Komeza uko wahamagawe. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Mana. Haleluya. Turaguhimbaje. Twari dufashe uyu mwanya turi kukuvugira iri jambo. Nuko kandi duhaye kurisobanura. N'undi wundi udukurikirana afite ukundi kuntu yarivuga. Ndanagushimiye ko unyuranyije. Hari ibyo unyuranyije. Ndagushimiye ko kandi nanone wongeye kuboneka mu gihugu cy'u Rwanda. Mana we, nkugira mbivuge muri ubu buryo.
ndagushimiye ko wongeye kuboneka mu gihugu cy'u Rwanda, tukuramburiye amaboko. Banyarwanda nimuhumure, bakunzi b'umusaraba nimuhumure. Imana yacu, Imana yabera nanone kandi yongeye kwitamurura, dore yitamuruye mu nkingi y'umuriro, itegereje ingabo z'abanyegiputa bacitsemo igikuba. Ayo abanyegiputa bacitsemo igikuba, abanyegiputa bacitsemo igikuba, abanyegiputa bacitsemo igikuba. Murabyumva cyane abera nimuhumure, ubu urugamba si urwanyu. Turagushimiye Mana, turagushimiye kuri mwiza. Ibi ngibi tubivuze dutya ni uku dukoresheje, ariko ijya mu mitima y'abantu. Ijambo ryawe nararisomye rirambwira ngo rizasohoza icyo waritumye. Jya mu mitima y'abantu, abantu nibagubwe neza, abantu nibumva Imana muri iri jambo kuri duhaye uku nguku, kandi natwe turivuze dukeneye ko imitima yacu igumya ikaba mishyashya. Turagusabye uhereye none, abantu batumenya batatumenya, abantu badukunda ari benshi, uturinde gusamara dore tukubahisha. Uzaturinde imitima yacu, abadukurikiye natwe ubwacu turi hano, uturinde kwikakaza, uturinde kwiyemera, uduhe kugendana nawe, kuko ntitwigeze tubona ahantu wiyemera, ntitwigeze tubona ahantu wirarira, ntitwigeze tubona ayiwe wahoze uri Imana. Tuhe kugenda nk'uko wagendana, dushinga aho ukuye. Turagushimiye rero kubyumvise, dusengera ibibazo bigiye bitandukanye, abantu bose babone guhirwa kuri wowe. Urakoze, turagushimiye, kandi ntabwo turangije, turakomeje, turahanira gakondo yo kwa Data mu ijuru, ntabwo tuzayireka keretse uhagaraye ku mipaka yose. Ariko Mana wankundiye, haleluya, urakoze urakabyara, urakoze urakabyara, urakoze, komerwa amashyi, ivugirizwa impundu, urabikwiye, uri umubyeyi, icyubahiro n'ikibi cyawe. Abo turi kumwe hano babonye ineza y'Imana, babonye neza y'Imana, babonye neza y'Imana, babonye neza y'Imana. Imana ibaga amaso umuntu atagiye kwa muganga. Imana alebonete deve, Imana ikuraho. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mubonye Imana itanga abakiriye, Imana ishimwe. Turagushimiye Mana, mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu barakubonye rwose. Nanjye ndumva nejejwe nuko abantu bakubonye. Izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze rero, dusengera abari mu nzu z'imbohe, bagirire neza mu izina rya Kristo Yesu. Harimo abakozi bawe, abo bose turabasengeye, nibabone ineza yawe. Kandi nitwongera kubona abantu bawe bavuye mu buroko bavuga ngo turashimira Imana ko tukiri abarokore, natwe imitima yacu izishima. Urakoze kubyumvise, kandi umuntu wakwishima kuri mugenzi wiwe natuze, kuko isi ntisakaye. Rero Uwiteka Imana nyir'ingabo, duhe kugenda nk'uko wagendaga, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Wakwifuza nimero ya telefone? Yakwandika 078997 hanyuma 87, cyangwa se 07891386. Mwana bw'umugisha. Wakwifuza kureba indirimbo zanjye, yakwandikamo nyine amazina yanjye Mukasonge Esther, ihita agera ku rucano yanjye akazibona. Isabe umugisha. Amen.